Ubushize twarebye uburyo ushobora kubaka website yawe, ibyo ukenera kwiga cyangwa se ibikenewe kugira ngo ube waba umwe mu babasha kubaka ama website. Ubu noneho tugiye gutangira kwiga uburyo watangira noneho kuzikora ukoresheje icyo bita HTML. Nk'uko twabonye ubushize muri video ubushize ni uko HTML ni ururimi rwa computer ariko rutari nk'izindi ndimi, ururimi rufasha mu kubaka za website. Ni rwo rurimi rw'ibanze ukeneye kugira ngo ubashe kubaka website. So icyo ukeneye nta kindi, ushaka kwiga uburyo bakora website cyangwa se ushaka gukora website, kwiga HTML ukeneye computer yawe nicyo twita text editor. Text editor ntabwo uyigura, hari izizana na computer, hari nk'izo bita Notepad, hari izindi ushobora kudownloadinga nka Visual Studio Code cyangwa se VS Code, hari za Sublime Text, hari Komodo Edit, ni nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo dufite aha ngaha niyo bita Visual Studio Code cyangwa VS Code. Iyi ngiyi ikoreshwa n'aba programmers benshi bakunze gukoresha ino VS Code. Iyi niyo tugiye gukoresha rero kugira ngo ubashe kwigira muri computer yawe. Icyo ukeneye ni ukujya muri Google ukandikamo Visual Studio Code, noneho ukareba ukajya kuri website yabo ya Visual Studio Code, ukayidownloadinga ku buntu, ukainstalla muri computer yawe, noneho ugatangira gukodinga. So iyo uyifunguye ubona uko ngene nsanzwe nyifite muri machine, uko niko iyo uyifunguye ibi nibyo ubona screen ijya kumera nk'uko nguko. Iyo ugeze hano rero hari icyo bavuga ngo new file, cyangwa se ukajya hano muri mu nguni yo hejuru ibumoso ukabona handitse file, ukajya kuri new file. So iyo klitseho bakuzanira zimeze nk'uko. Icyo ukora ushobora gukanda enter kuri keyboard yawe gusa, ubundi noneho ugatangira kwandika code zawe. So tugiye gutangira rero HTML. Uko ahangaha niho buri kimwe kigiye gutangirira, niho tugiye kubakira website yacu. Ubwo no kuvuga ngo turatangirana nizo twita HTML elements. So iya mbere ni iyi, zitangizwa HTML elements zose ubundi cyangwa tags zitangizwa n'icyo bita angle brackets, arizo zizi ngizi zishobora kuba akangaka cyangwa akangaka. So dutangira gutya tuvuga tuti wenda document, ubwoko bwa document dushobora kuvuga ngo doc type HTML. Ni ukuvuga ngo hano ubwiye browser, ni nko kuvuga ngo iyo coding ubundi umeze nk'uvugana na computer cyangwa se umeze nk'uri kuganira na computer ko uri gukoresha ururimi rwa mudasobwa. Ni ukuvuga ngo hano ubwiye browser yuko document ugiye kuyiha ni HTML. Iyo umaze kubikora hari noneho structure ya HTML, ariyo opening tag, ariyo HTML ubwayo. Iyi niyo bita root tag cyangwa se niyo noneho niyo nzu yacu tugiye gushyiramo ibyo bintu byose. Ni nkuko niho tugiye gushyira urubuga rwacu rwa HTML mo aha ngaha. Aha rero habamo ibintu bibiri by'ingenzi, icyo bita head na body. Head opening tag, ukagira na closing tag. So hari opening tag ni iyi, closing tag ni iyi. Iyo urebye neza witegereje kuri closing tag dufiteho aga slash kabanziriza iyi angle bracket ya mbere. Hano hagati muri head niho ushyiramo title ya website yawe. Ushobora kwandika ukavuga uti title tag. Urabona ko code za HTML ntabwo ushaka kuba zita code, ariko ubundi bazita tags, ntabwo ziri complicated. Ni ukuvuga ngo ziri self explanatory. Ukuvuga ngo ni ibintu ushaka kwita wibwira ubwawe. Ushaka kuvuga ngo title ukamenya ko bisobanuye title. Ubwo tukandika wenda title ushaka kwita HTML. Hano hagati ya tags niho wandika content yawe. Content izagaragara muri website, ariko
nko kuri head, ubundi akenshi ibintu biri muri head ntabwo bigaragara kuri website, kereka title ni igaragara ahagana hejuru muri browser, turaza kubireba. Noneho iyo urangije head uhita uza muri inyuma ya head niho ushyira kuri closing tag, niho utangirira indi element yawe cyangwa se element yawe yindi. Ikurikira ni body. Ni ukuvuga ngo ubundi structure ya HTML yibanze basically ni uko nguko yakagombye kuba imeze. Ni ukuvuga ngo muri body rero niho dushyira buri kimwe cyose dushaka ko kigaragara kuri website yacu, niho uzabona biriya byose ubona kuri website y'urubuga runaka. So muri body rero habamo izindi tags nazo dukeneye kumenya nka z'ingenzi. Hari nk'abantu bakoresheje Microsoft Word muzi, iyo wandika document hari aho wandika titre, hari aho wandika heading 1, heading 2 zigiye zirutanwa bitewe na n'uburyo ushaka ko igitabo cyawe kimeze, cyangwa se ushaka ko title zawe zigaragara, naho n'uburyo ushaka ko na paragraph zawe zigaragara. Ubwo no muri HTML naho bijya kumera kimwe. Ubundi HTML nayo ubundi ni document ariko tubona muri browser. So ni ukuvuga ngo dutangira niyo bita H1. H1 ushaka kuvuga ngo ushaka kwita heading 1. Heading 1. Ushaka wagira na H2. H2 heading 2. Ushaka gukomeza bitewe n'uko website yawe iza kuba imeze. Iyo urangije heading 1 ushaka wenda wayita heading 1, ushaka gushyiramo na bracket, ukavuga ngo my first website, cyangwa se website yanjye ya mbere, wabyandika bitewe n'icyo ushaka. Noneho ukurikizaho paragraph. Ikindi kintu ugomba kumenya, nk'uko nguko utaruka wenda nk'umurongo umwe muri HTML, nta doesn't matter, ntacyo bihindura ku buryo website yawe iri bugaragare. Tuzagenda mbere ku buryo hari tags ukoresha kugira ngo usigemo wenda umwanya hagati ya paragraph n'indi, cyangwa se umwanya bitewe n'uko ushaka structure yawe kumera. Ahangaha rero ikintu tutadukurikizaho ni paragraph. Paragraph yawe rero ushobora kuvuga ngo iyi ni paragraph yanjye, iyi ni paragraph iyanjye ya mbere kuri website yanjye. Good. So ahangaha icyo twakoze ubu ni ukuvuga ngo dukoze web page yacu ya mbere, cyangwa se website, kuko website igizwe n'icyo bita web page. Iyi ngiyi actually ni website tumaze gukora yibanze. Hano turacyari mu ntangiriro, iba igikeneye ibintu byinshi, ariko iyi ngiyi ushobora kuyigaragaza muri browser yawe ukabona uko imeze. Ahangaha rero ikintu dukurikizaho iyo tumaze gukora gutya, ushobora gusavinga. Iyo ushaka gusavinga uza hano kuri file, n'ubundi ukajya kuri save as, nk'uko mubibona kuri screen. Iyo ugiye kuri save as, uhitamo ahantu ushobora gusavinga file yawe cyangwa se project yawe. Nkanjye iyanjye kuko iri already saved, nari nayisavinze. Uza hano, njye nayisavinze muri website, ushobora gusavingamo hano, cyangwa se ugacreate folder yawe nshyashya. Warangiza ukaza hano ukayita izina, umakinga sure ko extension ari HTML. So ahantu henshi uzasanga file za HTML, cyangwa se mu website menshi ukunda gusanga bita index, ariko
aka kanya uramutse ufite HTML nyinshi kwita izina ryose ushaka, ushobora kwita izina ryose ushaka, ukaza kuyilauncinga muri browser ukareba uko igaragara nka website. So icyo making ashobora gusa nuko extension iba ari HTML. Iyo umaze gusavinga iyanyu kuko iri already saved, ntabwo nongera kuyisavinga, ariko uzanga kuri save. No kuvuga ngo iyo ugarutse making ashobora kuba selectinze folder ushaka gusavingamo, nako making ashobora kubona extension ari HTML. Iyo ugarutse rero uraza ugakomerezaho. Muri video zikurikira turaza kureba uburyo ushobora gufungura website yawe cyangwa se projet yawe ugakomerezaho, n'uburyo ushobora kuyilauncinga muri browser ukareba uko igaragara.